kurya inka irisha nk'imvura ihitutse kubona ibirisha ishoka bagiye bayishoye ubona bayinikiza bakama ubona ibicaniro noneho ubona n'imikumbi myinshi hari igenda no kureba ishyamba hakurya ryiza cyane no kubona amazi atembera ibyo byose ni ibimenyetso byerekana ko ntucike intege umugisha wawe urahari baroga bahinga bavuga basakuza bamena amabuye style umugisha wagize gute urahari manishimwe wanyumvise nabyumvise rero iyo urose bino bintu icyo usabwa niki uba ukeneye kugira ubwenge bwo gutegereza kubera iki iyakuvuganya nawe ntibeshya yego izabisohoza irahari ariko uzaburi hehe n'ikibazo ku musozi yavuganiyeho nawe none sihuri ko wavuye umutima waguha kwihaseho urishingira udakoze ubukwe ubu utagombaga kwiyego ariko yavuze ku murongo wa 4 ngo dore umutima we wishyize hejuru nto mutunganyemo ngo ari kumukiranutse wanjye azabeshwaho no kwizera ngo nukuri na vinira muriganya ni umuntu ugamika kandi ararikira ntaregamiwe agwizirari nk'igikuzimu kandi ameze nk'urupfu ntagira ubwo bwahaga amasengesho adasanzwe kubwabera ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka nawe ugahinduka abandi bivuye ku itegeko ry'Imana n'ishurwa rikomeye ubwo abantu bagiye guhura n'ingorane zitandukanye ku isi yose ndetse bikagora gutakaza akazi gupfusha ibyago ingorane ingaruka z'abadayimoni za karande bivuye bigenda ku bantu Imana yategetse amasengesho y'iminsi 7 yihuta special prayers kandi agomba kuba afite imbaraga zo gusenya no kuvana ibyo byose byagukurikiye kuko ntabwo uzatambuka muri imisaro wambaye neza ari ufite tonto na tantine ari ufite ababyeyi n'inshuti n'abandi bose ari ufite amafaranga oya hagiye gutambuka umuntu wasenze warinze icyo yavuze warinze icyo Imana yamubwiye wa muntu uhagararanye n'Imana ikamuba bugufi ndagira ngo mubwire ikintu gikomeye tuzasenga amasengesho y'iminsi 7 tugira ngo duhagarike imbaraga mbi uzayakora nta byago nta ngorane ubumwe bw'abera ministries amafuta kandi agira amateka uzimo gahinduka si idini si n'itorero ntabwo ryenda kuba ryo ahubwo icyo dushaka nuko mwitorero urimo uwejwe muri ryo kandi bikagenda neza amafuta agakandagira amateka senya karande senya inkomoko z'icyaha kubita hasi imbaraga z'abadayimoni zishwiragize zivane mu nzira hagarara ku gicaniro kizima gituma uhindura amateka kugira ngo uzabashe gutambuka kuko ibiri imbere ntabwo bizoroshye ku muntu uwo ari we wese n'isi yose igabweho ibitero si we wenyine gusa shalom Imana y'amahoro Imana y'ibyishimo Imana y'umunezero data wa twese uhoraho nagira ngo arushaho kubana nawe aha rero ni nge Jean Baptiste Ntamubazi Rever ugarutse babwira ko umuvandimwe wacu ataramera neza ariko uko biri kose mukomeze jeri muhamagare turamukumbuye twese yenda nibikunda twita twazabonana nagira ngo romba mbabwire ngo uyu munsi harya sira siku cyumweru harya yego tugomba kujya mu iteraniro ni nangombwa Imana iguhe umugisha yaravuze ngo kuri minsi za murimo kirengeze guterana kwera hari abantu babihinduye cyakora da Zoom zarabizanye YouTube irabizana kandi ugasanga umuntu muri quartier yarahara ariko se YouTube uri busharinge gute ubundi bigushobokeye wabuze kujya mu iteraniro hafi yawe yego Imana ibaho umugisha twaganira kino cyumweru jambo bivuga ngo ubwo buzu ubwenge nanjye ndakuretse ubwo ubwenge nanjye ndakuretse ubwoko bwanjye bupfuye buzize kutagira ubwenge so abahanuzi nta habe n'ibindi ubwenge gusa n'ubwenge umuntu ku giti cye Imana nayo ni nyabwenge yego rero uyu munsi wo ku cyumweru ndashaka tuganire ku ijambo rikomeye yego rigaragara muri Habakuki ibice 2 here ku murongo wa mbere ngambiriye iki mu bwenge habamo no gutegereza ariko urategereza ndi urategereza iki urategereza he ibibazo bisubiza ibyo bisubiza bisubira mu bibazo mvuze gusa yego mu bwenge habamo no kugira gute no gutegereza urategereza iki urategereza nde urategereza he iyo utagira ubwenge iyo wabuze ubwenge utegereza biranga nyine icyo ushaka kuvuga muri buno bushakashatsi yego nuvuga ngo iyo uri umunyabwenge ubundi
ubundi umunyabwenge arangwa no kwihangana, guceceka, no kutegereza, no kudacika intege, no kudaca abandi intege. Umunyabwenge yakubwira ko yariye kandi atariye. Ibyo by'abanyabwenge se kuko we ntaba ashaka ko Imana ye bayumva nabi, ntayisuzuguza. ntoya, haba mu kanwa haba mu mvugo. Umunyabwenge ahora yumva ngo Imana ishoboye byose. Ubu rero byeze nuko itagishoboye kubera nta bwenge. Akisoma filozofi numvise yisubiremo nyumviye mu yaruvuze. Ubu ibiriho nuko umuntu aca abandi intege kubera ko ibyo wategereje bitagikunze, Imana itagishoboye. Bundi sugira ngo warashwe nta yifuza, ubundi wakomeretse bayifuza ko n'abandi bose bakomereka bakagenda nkawe. So ariko ibintu tugomba gutekereza abanyabwenge. Uyu munsi ni ku cyumwe. Yego. Ntabwo ashobora, uzi ko hari n'umugabo utavuga urugo rwe kabone nubwo rumwotse agaceceka. Ukabona ko muri we umunyabwenge buri gihe ahagarara muri pozisiyo ya birashoboka nubwo ari mu bidashoboka, kuko we ntategereje shangazi, oya, ntategereje tonto, yego, ntategereje tantine, nabaze ko ntategereje brother uretse gatoya, ntabwo ategereje abantu babeshya ko hari abo yabeshye ntiyaza. Ahubwo ategereje Imana itagira gute, itabeshye. Haleluya. Ni yambete. Yego. Kabiri arindira iki Imana yamubwiye, itabeshye. Igisigaye uzaba uhagaze he? Ibyo yakubwiye niba uri umunyabwenge ngo byakire. Ijambo ry'Imana riri kuri ku cyuce 2 umurongo uhere ku murongo wa mbere. Kadusenga Imana mu izina rya Yesu no ku cyumweru. Karibu Mana, turagushimiye. Uri Imana yo kwizerwa, ubwenge, dushyigikira, amahoro, ibyishimo, guhagarara, kunezerwa. Ndagira ngo buri muntu wese udukurikirana Yesu twemerere uyu munsi satura birera abantu, abona ukuboko kwawe kwiza, abona imbaraga zawe nyinshi, abona ubutsinzi bwawe bwishi. Umuntu wese udukurikiranye wongere umwiteho, wongere umushyigikire, wongere umurengere, ariko dushingiye yuko turi aha ngaha udukoresha iby'ubutwari. Umuntu wese ahirwe, umuntu wese yakire kubera ubutwari wadukoresheje, kandi buri muntu wese agira icyo abona mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Dukomeje kubabwira ngo seeds of joy, cya gikorwa cyo gufasha no gutabara no gushyigikira abantu b'Imana, kandi Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Harimo tuganira. Yego mushumba. Ubundi nakubwiye ngo mu bwenge hamo gutegereza. Utegereje nde? Utegereje iki? Utegereje he? Yego, ni ibintu bitatu. Utegereje Imana, cyo yambwiye, yego, naho ngomba kuba mpagaze. Umuhanuzi wa kuki yaranditse ngo nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira. Abandi basoma ngo naho ndindirira. Yego. Hari ibyo arimo se ndindirira byanditsemo. Nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira. Ntabwo aho ndindira. Naho ndindira. Nuvuga ngo ntegereje Imana. Avuga ngo nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndebe aho ari, numve n'icyo ambwira, nuko azansubiza kubw'icyo namuganyiye. Kubw'icyo namuganyiye. Azansubiza. Ngo maze Uwiteka ansubiza ati, andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho, kugira ngo ubisome abyihutire, kuko ibyerekanywe bifite igihe cyategekewe, ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, ko kuza ko bizagira gute, bizaza. Ariko umurongo wa karuzwe nuvuga ngo dore umutima we wishyize hejuru ntumutunganyemo, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Mu kwishyira hejuru k'umutima bituma umuntu avaho yakarimbi. Ni meza arebe navugiye nduvuga butumwa ndumuhanuzi nimvugisha sengera abandi bagasohorezwa giye kubera iki ndega mwamuramora iki dore ntarakiranutse. Gukiranuka n'inyungu zawe ntago ari bituma avaho yakarimbi. Ngo dore n'umutima we ntuwishyize hejuru ntumutunganiye. Avuze ngo nzahagarara hejuru y'umunara ndindiye. Aho ndindira, no ntago ari ndindira, aho ndindira. Muri make nuvuga ngo ni ukuvuga ngo aharindira ndindirira, ni ukuvuga ngo nzagumaho nakoreye Imana.
sinzava muri korari, sinzava ku bushumba, sinzareka kubwiriza, aho Imana yambwiriye niho nzaguma kugira ngo ntegereze. Yabikubwiriye muri korari wayivuyemo, yabikubwiriye mu cyumba ntugisenga, yabikubwiriye ku musozi ntukijyayo, yabikubwiye muri nibature ntukijyamo, none uragira ngo isohoreze he? Icya mbere ni yavuganye nawe, yego. Icya kabiri nicyo yakubwiye, yego. Icya gatatu naho yakikubwiriye. Rero umuntu ufite ubwenge bw'Imana ntabwo arindira amahuri. Hari abantu barindiriye amahuri. Numvisejemo ijambo rikomeye aho yakimbwiriye, umutima byatumye wishyira hejuru ndahava. Uhavuye biratinda, kavuze ngo kandi naho byatinda bishyire ku mbaho kandi ushyiremo inyuguti nini kugira ngo ubisomye agire gute, abyihutire, abyumve, kuko ngo naho byatinda ubigenze gute, ubitegereze kuza ko bizagira gute, bizaza. ngo ariko ntibikunda ko umutima wishyize hejuru, usohokaho yagakwiye, ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kugira gute, no kwiza. So nukuvuga ngo igihe cyose uri umunyabwenge ntucogozwa n'incamugongo, ntucogozwa no kubwira ngo dore biranze, ahubwo murabiko santari Imana. Ntago umunyabwenge ava Imana. Nzahagarara ku munara aho ndindira, ahagumye, sinzata umurimo, nzahaguma, sinzawuteshwa n'abantu, nzawugumaho, aho yambwiriye nzagumana nayo, niyo tuzahora tukavugana, ntegereze. Kandi icyo yambwiye bamwe ngo naho byatinda ugire gute, ntegereze kuza ko bizagira gute, bizaza. Ntibizahera, ariko problème umutima we wishyize hejuru bituma umutunganyemo, uransimbuka bituma mvaho, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho. Ntabwo ari umuceri, oya, si ibiryo n'ibishyimbo, oya, kwizera gusa bizatuma. Urumva mu bintu by'abanyabwenge ahangaha ndashaka kuganiriza uno muntu, umuntu urota imvura igwa ariko ari mu nzu, akabura uko asohoka, yego. Bivuze ngo ubundi iyo imvura igwa uyireba itakunyagira ni umugisha, ariko ya mvura idahise wazagenda ryari? Ntaho wajya. Uno muntu arota arimo asoroma imbuto, yego. Uno muntu arota arimo yanika nk'ibigori, yego. Uno muntu arota buri gihe yakije imodoka akumva ntigenda kandi yarayirimo, yego. Uno muntu buri gihe azarota abona ni ibintu nk'abiri ngiye kukubwira bisigaye, abona inka zirisha, ariko ugeze uragiraho inka arikora hano ishaka ibe n'imwe cyangwa ebyiri. Kurya inka irisha nk'imvura ihitutse, ukuntu ibirisha ishoka bagiye bayishoye, ubona bayinikiza bakama, ubona ibicaniro, noneho ubona n'imikumbi myinshi hariya igenda, no kureba ishyamba hakurya ryiza cyane, no kubona amazi atembera. Ibyo byose ni ibimenyetso byerekana ko ntucike intege, umugisha wawe urahari. Baroga, bahinga, bavuga, basakuza, bamena amabuye, stili umugisha wagize gute, urahari. Mana ishimwe. Wanyumvise? Nabyumvise. Rero iyo urose bino bintu icyo usabwa niki, uba ukeneye kugira ubwenge bwo gutegereza. Kubera iki? Iya kuvuganya nawe ntibeshya, yego. Izabisohoza, irahari, ariko uzaba uri hehe? Ni ikibazo. Ku musozi yavuganiyeho nawe, none si huri ko wawuvuye, umutima waguha kwihaseho, urishingira udakoze ubukwe, ubu utagombaga kwiye, yego. Ariko yavuze ku murongo wa 4 ngo dore umutima we wishyize hejuru ntumutunganyemo, ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ngo ni ukuri na vino iramuriganya, ni umuntu ugamika kandi ararikira ntaregamiwe, agwiza irari nk'ikuzimu, kandi ameze nk'urupfu, ntagira ubwo bwahaga, ahubwo yikoranyirizaho amahanga yose, akiyegereza amoko yose. Sinari kubyumva aha. Ndimo ndabyumva. Nuvuga ngo Imana utegereza ndi ku muntu warose ziriya nzozi, nuvuga ngo utegereza Imana uko ariyo yabivuze. Cyane ntegereza nzakubeshya, kuko nanjye nuwo ngo utegereje jewe nawe harandi yabeshye, ko twe ntabyo dushoboye. Ngo naho byatinda, umva ukuntu Imana ikubwiye, bivuze ngo bishobora kutaza uyu munsi, ariko ikwimenya mu gifite amenyo, humura wigira ikibazo, izaguha inyama iguhe n'akamashini kazisya, kubera ko yarinze. Ubundi nta muntu ubyaraje imyaka 90 byara umwana wa debile, hejuru imyaka 50 gutyo, ushobora byara umwana muzima ariko ku mugore. Ariko Sara muri 90 byara umwana muzima,
utananyeganya umeze neza. Kubera iyihe mpamvu? Kuko yamutindije yari kizabikora. Naho byagira naho byatinda. Ubigenze gute? Ubitegereza. Rero twabarokore kubera kubura ubwenge muri naho byatinda niho ducumurira. Reka nirwarize nta wamenya, reka ngira ubwenge, reka nishugurikire, nzabyara narashaje, reka ahubwo Imana ntiyivugira, bahanuzi baravangiwe, nta muhanuzi nkemera, bose yabonye akavuga ubugambo. Ariko Sara urumva, ibuka amagambo atatu akomeye. Mana yanjye, hari abagabo nkunda, hari abagabo nkunda bahe mushumba tifori ni bandi nkunda ba grand frère. Yego babiri neza amatwi yango mbumva, Kalebu na Yosuwa. Ariko witwa Yosuwa ageze ibwami we n'inzu yazakorera Uwiteka, yiyibagiza undi muntu, kuko ari abantu babiri bonyine Imana yarabwiye ko azagera i Kanani. Ngo Yosuwa aramusanga, asanga Yosuwa ati ninjye Kalebu, ati sinkuzi. Niba utazi yewe ntuzi n'iki Imana yatuvuzeho, ukizi niba utanakizi ikadeshi Barnea ntabwo hazi. Amubwira tumva ibuka icyo umukozi w'Imana Mose yatuvuzeho. Yego, ubwo twari hehe? Kadeshi Barnea. Yuko izaba Hebroni. none kutabyibuka ariko hari abantu amakuru ufite magakondo kanasinyana. Hari ukubwira ngo harya ngo wowe ndi mpamagaye uti nikana narakwibagiwe. Aramubwira ati none wowe ndabona kunyibuka byakugoye. None reka nkubwire, ubwo utibuka izina ryanjye ibuka umuntu w'Imana. Mwibuke turi Kadeshi Barnea, avuga ko azampa Hebroni. Yego, ruvuga ngo Kalebu nako Yosuwa yibutse nuko amubwiye aho Imana yavuze ibyo yasinyiye nicyo yavuze. Yego, n'igihe bari mbwa ariko wa musaza we rero warakererewe bizakwereye. Na ruba batuye ngo barahaze barariye, ntago wahashobora, wanahabona ntago byakunda. Barariye barahaze, urataka iki ko bafite imbaraga? Amubwira ati tonde nkubwira, ati ntunde mu myaka yanjye 85. Yego, uko natabaraga Imana ibivuga n'uyu munsi reka tugizanye kuri nk'abarokore. Yego, umuntu w'imyaka 80 n'imyaka 85 batabara kimwe. Oya, ariko kuko yagize kwijuru. Umva ijambo ririmo ry'ubwenge, ntago batabara kimwe. yaravuze ngo yabimbwiye ntisaza, ntago isaza. Shenemanda, ariko yabimbwira cyakora, iracyashoboye. Je mfite umugongo unaniwe, ariko yabimbwira cyahari, izakoresha ubundi buryo. Ntabwo waruba yandira ibintu, kandi narategereje. Ndarindira. Yahagaze kuki Imana yavuze. Urumva ntiyanyeganya aho yamubwiriye nicyo yavuze nikizamuhereza, ntiyabivaho. Aramubwira ngo urashaje, cyo kibazo. Ati mva uko natanga tabara. Muri make yabimbwiye kiriya gihe n'ikinshoboza hano kugenda Rwanda. Yego, jya kuri wa muntu wari ufite ubumuga imyaka 38 aryamye. Burya muntu yagiye Yesu yakize imyaka 56, kandi afite 16 buriya aragendera haryamye. Abandi baravura bakagenda zigahindukira ntiyahava, bene barahamuta barahamusiga. Ariko kubera kurindira Yesu aramubwira ati bitewe n'igihe wahatinze uhagaze sintumutota, ahubwo korera uburiri bwawe ugire gute wigendera, nta mpamvu yo gutota, ndakuvura mu bundi kubera warindiriye. Iki Imana igishyiraho inzira zitamenyerewe. Imana ishimwe, haleluya. Imana ihimbaza. Ufite ubwo bwenge ukereka ibyo bintu, Imana ishyiraho inzira zitamenyerewe kwiye gukure mu kaga kari kakugendera. Yego, totarabasa, kurindira, gutegereza, kwihangana. Ibintu ko umuntu ufite ziriya nzozi navuze bazazishyira imbere bazumve. Yego, ubwo gihe nuko nta batankundira ngo nze nzigarura mbivuze gutyo bazumve. Avuga ati igihe natabaraga ari ikibazo, imitima y'abantu yabavuyemo, zerekana karasize kanakara ntaye nimuse kuko yaravangiwe, ntabasha kugira ikintu akoraho nkuko byagombye kumera. Sira urabyumva gute? Kalebu yararindiriye, Yesuba ashaka kumuca intege. Ariko nyamara ndaguca amande, ntabwo Kalebu yarindiriye. Dore ijambo ngiye gusoreza aho risengere. Yibutse uburenganzira bwe, araburwanira. Yibuka n'Imana yamubwiye, abona bakibwiranye we yicaye ku ntebe, ifritira hararya aranywa nta mpamvu, kuko uhaze ntibuka abashonje. Ajya kuburana, icyawe uzakirwanira, ajya kuburana. Shenemanda, Imana yakirije jeri wasambe shaka. Ntabwo uri mu byumva ibyo bintu, banza wumvira ijambo ndimo nkubwira. Yego, umuntu uhaze
ntamenya abashonje, umuntu washubijwe ntamenya abari mu ntambara. Aricara umusaza abona 40 iramufasha, 45 iramufasha, 70 iramufasha, 80. Ati ibintu birakomeye, ndagiye. Arahaguruka. Icyawe uragiharanira, ntabwo isambu izaza mu ntoki ko wiboneye. Haguruka urwanira ibyawe, haguruka ujye mu masezerano yawe. Iyo niyo principe nakubwiraga yo kugira iki? Ubwenge. Kugira iki? Kugira ubwenge ukarwanira ibyawe. Ni ibintu bine. Icya mbere ni ukutegereza. Utegereje nde? Ni Imana. Utegereje ikintu cyakubwiye. Utegereje hehe? Ni kuri wa murimo. 4 kurwanira ibyawe. Kuko nutabyibutsa ntawe uzabiguhereza, kuko ubuze ubwenge nanjye ndakuretse. Iyo kareba ceceka byari kumera gute? Ntacyo yari kubona. Ko namubwira ariko wa musaza we nta nibwo wabishobora ati barakubeshye. Nge ndashaje ariko yambwiye ni isaza. Kandi nge ndashaje ariko naho yambwiye ndahareba. Ambwira ati jewe ubuka iki umukozi w'Imana yatubwiye turi Kadeshi y'Baruneya. Ambwira akazambaye borika ngiriya ndayireba. Uwimbwira ruba. Nubwo bakomeye. Urumva shakubwiye ikomeye kubarusha. Urumva icyakoze? Ni amahamane tubonye. Utegereje nde? Utegereje iki? Utegereje hehe? Bura nibyo yo batinze. Iyo atavuga se yari kurinda. Bene Serufahadi nta mukobwa ahubwo 8. Iyo baceceka byari kumera gute? Ntacyo bari kubona. Sirasi niba ushaka gutera imbere wiririmba gusa Imana yambwiye inkweto. Icyo yakubwiye giharanire, gishikuza abagifite, guhanira ishyaka, haguruka uneshe, utsinde ukubita imbaraga Yesu. Kandi Yesu akugire neza kugira ngo ubashe gutabarwa, kandi ubashe kugira ngo ukore ikintu kidasanzwe. Urabyumva neza? Yego ndabyumva. Haleluya. Urabyumva ariko? Ndabyumva. Twumvise ibintu bingahe? 4. Gutegereza. Utegereje nde? Yego. Utegereje he? Utegereje iki? Kurwanira ibyo. Niyo cyatinda kirwanira. Yego. So rero iyo ubuze ubwenge bagutwara isambu, bakagutwara umugore, bakagutwara umwana, bakagutwara amasezerano, bakagutwara ibihembo, bakagutwara intebe, bakagira gutyo bakayikuwararagaye ngo Imana irahari ngo irareba ikisi. Yaraduhaye amaso. Yeza kureba 94 bantu bari gupfa yari hese. Yari yahomirije. Yareba kandi atuhaye amaso. Imana ubundi hamubwira ikibazo kimwe. Mubwira ikintu gwe kumenya. Imana ntigihomba. Iyo upfuye iguha ijuru. Iyo ubayeho irakurinda. Imana ntigihomba. Wavunika ntihomba, warwara ntihomba, wasonza ntihomba, warya ntihomba, wabyara ntihomba, utabyara ntihomba. Yo nta kibazo ifite. Ahubwo abantu batarwanira gakondo ngo bazirwane bazifate. Izina rya Yesu ry'ubwenge urwanira ibyawe. Hallelujah. Praise the Lord. Hulakatori yabasene. Turagushimiye kuri mwiza. Tugushimiye ko hambaye. Buri muntu wese umuhaye ubundi bubasha n'ubushobozi no gusobanukirwa ko agomba kurwanira ibye. Mu izina rya Yesu, abakobwa barwanira ibyabo, abasore barwanira ibyabo, ababyeyi barwanira ibyabo, abagabo turwanira ibyabo mpaka tubigezeho. Ariko dutegereje kandi twihanganye, ariko tunamenya tunashishoza duhagaze no mu mahame. Turagushimiye kujya gukomeza kubana natwe, utumenyesha iby'ukuri kugira ngo tubone ibyacu ku ngufu tubirwaniye. Mu izina ryawe Yesu Kristo urakoze. Amen. Icy'ingenzi ni yavuze ni utegereza Imana yakubwiye, icyo yakubwiye ntabikubwiriye, no guhaguruka ukaburana ibyawe. Amina. Imana ibahumushye dusengana Imana, turi kumwe namwe. Amen. Amen.